Umwongereza niwe yavuze ngo start your morning right, live your life right. Ugenekereje mu Kinyarwanda yashatse kuvuga ngo tangira umunsi wawe neza maze wibereho ubuzima butuje. Ese waba uzi ko uko utangira umunsi wawe bishobora kugena niba uza kukugendekera neza? Reka nkwibarize, ni ryari uheruka kubyuka utumva nibura wagombye kuryamaho nk'akandi gasaha kane? Cyangwa se alarm ya telefone yawe yagukangura ukayireba nk'uhamagawe na ba bantu b'abatubuzi? Ariko ntugire ubwoba, hari uburyo wabyitwaramo bikajya bigenda neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe utuntu duto wakora mu gitondo tugahindura uko utangira umunsi wawe. Utwo tuntu ukora mu gitondo kandi twanagufasha kubyukana ituze, ufite imbaraga kandi usa n'uwahoze mu nzozi nziza, atari nka bimwe umuntu ashiduka nk'uwarotaga intambara. Turagushimiye rero ku mwanya wafasha wo gukurikira uru rubuga, tugashimira cyane abamaze gukora subscribe, tunisabira nawe utarakora subscribe ko nuramuka unyuzwe n'iki kiganiro waza kwibuka gukora subscribe, bityo ukaba uduteye inkunga yo kubashakira ubundi bumenyi ku by'ubuzima. Wibuke no gukanda ku gashusho k'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe. Dukeneye n'ibitekerezo byanyu ku biganiro tubagezaho, kandi niba munyurwa mwakanda like na share mukabisangiza n'inshuti zanyu. Twongeye kubasuhuza abantu bacu, murakaza neza kuri channel y'utuntu tw'ubwenge. Uyu munsi turaganira ku tuntu duto dushobora guhindura ubuzima bwawe, n'utuntu wakora buri gitondo kugira ngo utangire umunsi neza. Witeguye kunguka inama zo gutangira umunsi wiyumva neza? Jya hasi muri comment utwandikire uko ubusanzwe igitondo cyawe gitangira kimeze. Kugira ngo tubagezeho iyi nkuru rero twifashishije igitabo The Miracle Morning cya Hal Elrod, aho avuga ku byo yise Savers. Akaba ari impine z'ibintu bitandatu byoroshye wakora buri gitondo bikaguhindurira ubuzima burundu. S ihagarariye silence, ari byo gutuza, gukora meditation cyangwa isengesho. A ikaba ihagarariye affirmations, akaba ari amagambo meza wiyaturiraho. Hakaza visualization, ariko kwiyumvisha intego zawe. Akavuga kandi exercise, ariyo myitozo ngororamubiri yoroshye yo gukorwa mu gitondo. Avuga kuri reading, ariko gusoma. Akavuga scribing, ariko kwandika. Reka tubyinjiremo mu buryo bwimbitse dusobanukirwa neza akamaro kabyo. Gufata umwanya wo gutuza no guceceka, waba uri mu isengesho, meditation cyangwa gutekereza wenyine, bifasha gutuza mu mutwe, kuruhuka no gutegura umunsi neza. Wafata iminota 3 kugeza kuri 5 ugatuza, ugafunga amaso, ugahumeka buhoro, ugahumuriza umutwe wawe. Ibi bifasha ubwonko bwawe gusohora stress, gutangira umunsi ufite intumbero. Ushobora no kongeraho isengesho cyangwa meditation. Kubyuka kare rero ni kimwe mu bintu bihindura byinshi mu buzima. Iyo ubikoze ubona umwanya wo gutekereza, gutuza no kwitegura umunsi wawe neza. Rero byibura gerageza kuba wabyuka iminota 30 mbere y'isaha usanzwe uzindukira, kandi wirinde kuzimya alarme yawe igihe gusabye kubyuka. Kwiyaturiraho amagambo meza kandi yubaka ubushobozi bwawe, intego zawe n'indangagaciro zawe, bifasha kongera icyizere no guhindura uko wiyumva. Tekereza ku bintu nibura 3 wibuka kenshi mu buzima bwawe bigatuma ushima.
urugero hano watekereza ku buzima, ku muryango se, cyangwa ubutunzi buke waba ufite ariko bw'agaciro. bavuga ko ubutunzi bwacu butangirira mu mitekerereze. Buri gitondo rero andika ibintu bitatu wumva ushimira Imana. wakwandika kandi ibintu bitatu uteganya gukora, ukongeraho n'icyo wiyemeje uwo munsi. Ibi ni nyuma yo kwiganiriza, aho ugomba kwandika ibintu bitatu uteganya gukora, ukaba ushobora kongeraho n'intego imwe y'ingenzi ushaka kugeraho uwo munsi. Ibi biguha icyerekezo n'akanyamuneza. Ibi kandi bigufasha kureba mu bwonko amafoto cyangwa amashusho y'uko ushaka ko ubuzima bwawe buza kugenda. Ugatekereza ku ntego wifuza kugeraho, icyo wakora mu rwego rwo kubaho neza n'ibyo wifuza kugeraho mu gihe kiri imbere. Mu gitondo nanone uba ugomba kugira igikorwa cy'umubiri gifasha gukangura imitsi, kongera imbaraga, kwiyumva neza no kuzamura imitekerereze. Mu gitondo rero amazi niwo muti wa mbere. Fata igikombe cy'amazi mbere y'ikindi kintu cyose, hanyuma wiyiteho woza isura no gusukura umubiri muri rusange. Buri munsi nanone wagombye kujya mu twitozo ngororamubiri duto two kurambura umubiri, tudakenera ibikoresho nka push up cyangwa za pompage, stretching cyangwa kurambura umubiri, yoga n'ibindi. Ka siporo gato ka mu gitondo ni ngombwa nubwo byaba iminota 5 kuko gatuma umubiri ubyuka n'imitsi ikarambuka. Gufata umwanya ugasoma igitabo cyagufasha gukura mu bitekerezo, mu bwenge cyangwa se mu mibanire, byaba igitabo cy'ubugingo, aha biravugwa nk'igitabo cy'iyobokamana, byaba igitabo cy'iterambere, iby'imibanire, iby'ubuyobozi cyangwa leadership, n'ibindi nko kumva akaririmbo ka gospel cyangwa kumva akaririmbo karimo inyigisho, biba byiza mu gitondo iyo ubyutse. Kongera ubwenge buri gitondo bifasha gukura. Aha wasoma igitabo cyiza, ukumva podcast cyangwa se ukareba akavideo gato kakwigisha ikintu runaka. Ibyo winjiza mu mutwe wawe mu gitondo bijyana uko wirirwa umeze uwo munsi wose. Muri bimwe muri ibi byavuzwe haruguru ku ngingo ya 2 n'iya 3, gerageza ubyandike uko wabitekereje, ibyo wiyemeje, ibyo ushimira, intego zawe cyangwa se uko wumva umunsi wawe uza kuba uteye. Mu byo wasomye n'ibyo wumvise naho ku ngingo ya 5, gerageza kwandika nibura ibintu 2 cyangwa 3 by'ingenzi wavanyemo. Ushobora gukoresha uburyo nk'ubu, wandika uti ndashimira iki n'iki, uyu munsi nifuza kugera kuri ibi n'ibi, cyangwa se ibyo nize mu byo nsomye cyangwa mu byo numvise muri video narebye ni ibi n'ibi, ukagira ahantu byandika. Muri make rero mu rwego rw'imitekerereze n'ubuzima bwiza, biragaragara ko gutangira umunsi neza bifite akamaro gakomeye. Fata icyemezo uyu munsi utangire wimenyereze buhoro buhoro. Kwimenyereza izi ngingo 6 ni ingeso nziza cyane zifasha benshi gutangira umunsi bafite imbaraga n'icyerekezo n'icyizere. Ubuzima bwiza si ibintu binini bihita biza, n'udukoryo nk'utu duto dukorwa buri munsi, buri gitondo ni amahirwe yo gutangira neza. None se wiyemeje gutangira iyi gahunda kuva ejo mu gitondo? Wadusobanurira muri comment, ukadusobanurira ibyo wumva binakugoye. Ntiwibagirwe gukora rero subscribe niba wari utarayikora, kandi ukande like na share mu rwego rwo gusangiza abandi iyi video.
tugushimiye cyane kubana natwe muri uru rugendo rwo kubaka ubuzima buzira umuze bukeye ku mutima no ku mubiri. Dukomeze tube hamwe no mu biganiro by'ubutaha. Turabakunda kandi mugire ibihe byiza.